dutangire kuri iki kibazo umaze iminsi uvugaho, aho uvuga yuko umukuru w'igihugu yaburiwe irengero, ukavuga uti hari aho uvuga uti ararwaye, ararembye, ubundi ukavuga uti yarapfuye. Mu by'ukuri ukuri ni ukuhe kugira ngo abanyarwanda banamenye ese amakuru ya Thomas Nahimana aduha afite suruse zifatika ku buryo twayizera? Hanyuma uranatubwira uburyo nyine iyi nkuru, kuko abantu benshi bayifata nk'aho byaba ari ugushaka kugira ngo ubone views, niko hano babivuga, bashobora kuba bavuga ko bati Nahimana ni views ari kwishakira. N'ubu ngubu uwo umupadiri sinzi ibyo yize mu bupadiri, ariko n'ubu araza kukubwira ko uwo mwavuganaga atari ye, ari undi dusa. Byose ava kuri kimwe akajya ku kindi. Ariko icyo nashaka kukubwira cya mbere, ntabwo bintwarira umwanya ibi by'uwo mupadiri, usibye ko buriya nawe ntibizagutangaza umunsi nawe. Reka mbere kuri icyo cya nyuma, kuko njyewe ndi umupadiri, nabaye umupadiri muri 1999 mu Rwanda, nakoze mu Rwanda kugera mu mwaka wa 2005, aribwo naje mu Bufaransa. Ngeze mu Bufaransa nkora muri paruwasi n'ubundi njya no mu mashuri ndiga. Nyuma aho mpagarikiye muri 2012 ngiye muri politiki, nabwo nakomeje kwibeshaho. N'ubu ndi umwarimu muri kaminuza, nigisha droit, nigisha amategeko. Ndine views kugira ngo mbeho rwose mbakoze kuba batekereza, ariko ibyo ntabwo ari cyo kibazo cy'ingenzi. Rwose ikomeye, ifite ingaruka nyinshi cyane ku buzima bw'igihugu cyacu. Maze iminsi uvuga ndetse ukayivuga wenyine, igihe kirekire uyivuga, hashize amezi hafi 5 arenga uvuga ibintu byerekeye uburwayi bw'umukuru w'igihugu n'urupfu rwe. Ndetse urabona nageraga ngo ukumva icyo kibazo ngiye gusubiza mu magambo make adatandukanye na gusa nuko nabivuze, nuko nabimenye mpereye bwa mbere na mbere ku kajagari kari mu gihugu. Kajagari Repubulika murabyibuka tumuheruka mu by'ukuri, ngewe tumuheruka mu ruhame kuri tariki ya 16 z'ukwa kabiri, igihe ari mu nama y'abayobozi, Kizito yari bupfe. Icyo gihe muheruka. Ubundi naje kumenya amakuru gatoya, nako si gatoya, yigiye yagereye i Londres ku tariki ya 21 z'ukwa gatatu. Iyo tariki ntigeze agaruka mu Rwanda. Muri makeya yaragiye arwaye, mu by'ukuri adarwaye cyane. Ageze i Londres abaganga basanga iyo ndwara batazayishobora, hakaba ibitaro specialisé bijyanye n'ikibazo yari afite biba muri Israel mu mujyi witwa Haifa. Iyo hôpital niyo bamujyanyemo kubera ko yari afite ikibazo cya système nerveux. Uraza kumfasha Ikinyarwanda, dore tumaze imyaka 15 hanze. Niho yari afite ikibazo gikomeye cyane, kuko ubwonko burya mu mubiri w'umurabizi Theoneste niyo moteri itegeka ibindi byose. Itegeka akaboko ngo gahaguruke, ijisho ngo ribone, itegeka akaguru ngo gahagarare. Umukuru w'igihugu cyacu yagize ikibazo aho ngaho. Mu magambo naravuze ngo uko ngishyize mu Kinyarwanda, mu by'ukuri basanze ubwonko bwe bwarashiririye, basanze ubwonko bwarapfuye, mu yandi magambo butagitegeka umubiri, kandi bemeza ko nta nicyo bamumarira, kandi yarababaraga cyane. Noneho aho rero niho ubwonko butagikora, ubundi no gupfa naho bihera. Umuntu apfa mu by'ukuri ubwonko bwarangije gupfa. Noneho niho bamushyize mu byuma, urabona n'umukuru w'igihugu ntibapfa kumureka gutyo ngo agende. Niho bamushyize mu byuma aho muri Israel kugira ngo bategereze icyo umuryango uzemeza cyangwa igihugu kizemeza, ariko nta garuriro. Noneho rero kubera iki natangiye kubivuga kuko ngenda umunyapolitiki, ibyo murabizi. Ndi umunyapolitiki, ndaharanira impinduka mu gihugu cyacu. Uriya mwanya ndawureba cyane, iriya ntebe ndayireba cyane, kuko ni intebe y'ibisubizo mu gihugu cyacu. Kumva rero umukuru w'igihugu amaze amezi 6 atari mu gihugu, ingaruka namwe murazibona muri iki gihugu ko cyifashe ubu ngubu. Karakaduruvayo mubona kose, akajagari mubona, abategetsi batakigaragara. Sinzi we niba uheruka kubona premier ministre, niba uheruka kubona abo muri parlement, ukabona president wa parlement, umutwe w'abadepite Mukabarisa, ukabona president wa Sena Dr Yamuremye Augustin, ukabona chef president wa Cour supreme. Abo bantu sinzi niba mubahebutse. Noneho rero urampagarikira ibyo. Icyadutangaje no kugiye muri igihe twatangiye kubibaza, aho ngaho nyine iwacu batangiye kugerageza gusubiza, bakerekana amavideo duce, bakerekana amafoto, bakerekana za tweet, ati umukuru w'igihugu arahari, nta kibazo rwose ari mu kazi ke. Uko mubibona natwe niko twabibona. Ariko ngewe wari uzi amakuru, naragerageza kubireba ntibira bintu babikuye. Niho twagiye tugaragaza uburyo bw'itekinika. Hari undi ukora nkatwe, ukora uyu mwuga wo kuba YouTube, yo kuri YouTube uba muri Amerika, yitwa channel yitwa Umutware TV.
yakoze yerekanye n'umutekinisiye cyane uriya musore wo muri Amerika n'umutekinisiye cyane yerekanye ukuntu abantu batekinika biriya bagatekinika za nama batubwira ngo nizo mu rugwiro yigeze no kuvuga ati urashaka ko nawe ngushyira mu rugwiro ugacaringa iriya meeting wicaye iruhande rwa His Excellency we yarabikoze yagiye mara bitwereka iyo video sinzi niba utarayibonye uzayereka abanyarwanda twarayibonye yego kuri njye ni ibyo ngibyo batekinitse umukuru w'igihugu ari mu kibazo gikomeye nako si ikibazo byararangiye mu by'ukuri byararangiye ntabwo musubira kumubona dore mbivuze mpagaze ku maguru yombi mbivuze amezi 6 naranasabaga ngo niba ari mu gihugu koko sibyo wenda ashobora kuba naribeshye wenda abantu bashobora kuba barampaye amakuru atariyo niba naribeshye guverinoma kuki nta kivuga amezi 6 hari Roma kuki nta kivuga presidence kuki nta kivuga uretse twa video utamenye uwadukoze ese barinda banavuga ko perezida wacu turamuzi n'umugabo w'intwari n'umugabo wihagazeho tumaranye imyaka 26 ntiyatangiye uyu munsi azi kwivugira ibyo abandi batinya waranabivuga yavuze n'umunsi n'umwe yagaragara muri ayo mezi 6 ngo ajye Nyamirambo atari muri twa video two gutekinika kumubwira ngo yasuye amatongo nta muntu wari akajya Nyamirambo atagiye kure wenda ashobora no kuba afite intege nke ntawamenya akajya aho ngaho muri Kigali akiyereka abaturage ati muhumure ndahari reba igihe turimo bya coronavirus abandi hano mu Bufaransa bimeze gute Perezida Macron yashiraho agafukamunwa akagenda agasura abarwayi akajya mu bitaro agahumuriza abaturage guverinoma yose n'ikibikora iwacu ce hari ubigeze mbona ajya guhumuriza abaturage babafungiranye bari kwicwa n'inzara n'ibintu bikomeye cyane perezida wacu niba yabujijwe n'ikigo gikorera abaturage najye ejo mu gitondo none Padiri Thomas ahenduka umunyakinyoma aho rero numvuga ngo ibintu bikomeye turi mu kibazo gikomeye wenda babikora kuri yawe nta kundi babigenza mu by'ukuri ntabwo bashobora kuvuga ko perezida atagihari batarashyiraho ubundi butegetsi akaba ari nacyo kidutera impungenge twebwe b'abanyapolitiki wenda bazishyiraho ubutegetsi uko bashatse atari mu nyungu z'abaturage akaba ari nayo mpamvu babiduhisha bakomeza kutubeshya ngo arahari ariko wenda gatoya nk'icyo umuntu yavuga iyo ubivuze hari aho wumva ko ushobora kuba nawe utizeye neza ahangaha umuntu akaza nko muri journalism hari icyo bita fact checking ese ibimenyetso wabonye n'amakuru wahawe wagize umwanya wo kuyacekinga ku buryo wabonye ko ayo makuru ari amakuru koko afatika amakuru wizeye kuko kugira ngo umuntu atangaze ikintu nka kiriya urabizi ko ari ikintu gikomeye ndetse nawe kuba wagitangaje hari ingaruka kiramutse atari ukuri wabagize umwanya wo kucekinga ibyo bimenyetso wahawe n'abo bantu baguhaye amakuru ngo umenye ko ayo makuru yizewe ngira ngo utangira umuperezida wavuze ngo ni perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro kandi nibyo hari abantu babaza indozo rero bakagira ngo ndi umuturage usanzwe cyangwa ndi umunyamakuru usanzwe perezida yavuze ijambo mujya mumubaza suruseze perezida Kagame ahagaze akavuga ijambo aramaze ngo ibyo bikuye he hari undi mu perezida wigeze wumva babaza ngo ibyo bikuye he no kuvuga se ko atabaza amakuru ahubwo se amakuru yakurahe dushobora kugira amakuru kuri suruse tutavuga ku mugaragaro ndaguha urugero igihugu kiba gifite service de renseignement guverinoma ifite service de renseignement ntabwo uvuga ngo abantu banjye bagiye kuneka ahantu banzanira amakuru ameze gutya ayo makuru barayareba bakayaverifiya noneho umukuru w'igihugu icyo gihe niwe ubaye suruse arabivuga niba ubaye umukuru w'igihugu yabivuze kandi abantu bakabizeye ko yabivuze atabihugukiye atari byo yarose atari byo kubisaba kubinyerekeye rero ngiyo ntabwo nyobora igihugu nk'uko Kagame akiyobora ariko biriya byitwa guverinoma y'u Rwanda ikora mu ngiro ntibyo mu bintu byoroshye mfite amakuru aturuka aho ngaho mu Rwanda naho amakuru n'abamwegereye kurusha uko mwabitekereza mpabwa amakuru na service de sécurité z'ibi bihugu by'amahanga turimo amakuru ndayafite neza noneho abatekereza ko wenda nabo bivuga atari byo niba bivuguruza ese iriya nkuru ntabwo yoroshye kuyivuguruza niba ndi kuvuga ngo perezida yararwaye yararembye cyangwa yarapfuye ariho ari muzima nk'uko bashaka kubitwereka yabigaragaje uratekereza perezida Paul Kagame uko tumuzi uko imyaka 20 n'ingahe tumaranye 26 wamuvugaho biriya bintu agaceceka ukwezi kumwe amezi 2 ukirisubiramo amezi 3 uti bazamushyingura amezi 5 amezi 6 ataravuga niba atavuga niko nta bushobozi afite bwo kuvuga ahangaho umuntu nyine ahita yibaza ati ntabwo nk'ubu ngubu wenda ni ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA cyashyizeho gahunda kigaragaza ko ejo azagirana ikiganiro n'abaturage biciye kuri RBA ndetse bari no gusaba abantu ko batanga ibitekerezo cyangwa se ibibazo bashaka kubaza mu by'ukuri iyo wenda tuvuge n'urundi rugero hari ikindi gihe yigize
kujya kuri televiziyo agirana ikiganiro n'aba influencer cyangwa se abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga baba bakunzwe cyane bafite abantu benshi babakurikira, agirana ikiganiro nabo. Ibyo nabyo wenda abantu bakavuga bati ariko naho Imana wenda ntafite ukuntu ashaka akamwiyereka we akamwiyereka mu bundi buryo. Kimwe nuko nawe uvuga uti ni ibitekinikana, ariko kugira ngo ibyo bintu tubihuze umuntu abisobanukirwe neza udukurikiye yumve ko ibyo bintu ari ibitekinikano, yabimenya ate? Uravuga uti batumiye abantu baba influencer kugira ngo bajye muri icyo kiganiro. Umaze kumenyekana nawe barabutumiye? Oya, nta n'ubundi nsanzwe ntajyayo, ntabwo ngiye kutantumira nakupa ko ari igitangaza. Tuvuga ku mugaragaro nise ko iki kiganiro gihitisha uyu munsi. Niba ukuri nawe bagutumira ibyejo uzajye murebe uko bikoze. Dore ni wowe wibarije iki kibazo urakimbajije mu Rwanda uratinyuka kukimbaza, iyi nkuru rwose uyitambutse ejo bazagushyirayo. Cyakora wabugize ingorane kuko nyine bagufata mu ijosi bati ntuvuge ibyo wabonye. Iyo kiriya kiganiro bagiye kubaha cy'ejo gifite impamvu. N'ubu ngubu uwo umupadiri sinzi ibyo yize mu bupadiri, ariko n'ubu araza kukubwira ko uwo mwavuganaga atari ye, ari undi dusa. Byose ava kuri kimwe akajya ku kindi. Ariko icyo nashaka kukubwira cya mbere, ntabwo bintwarira umwanya ibi by'uwo mupadiri, usibye ko buriya nawe ntibizagutangaza umunsi nawe tuzaba tumufite hano nk'ibya Rusesabagina. Buriya nawe amaherezo we abika abapfuye n'abo yica n'abo agira ate, ariko buriya nawe ruzamugeraho, azisanga atazi uko yageze hano amaherezo. Ariko icyo